Ndabasuhuje cyane mwese kandi ndabashimiye ko mukomeje kudukunda no kugaragaza ko mushima ibyo tubakorera. Benshi muri mwe mwagaragaje ko mukunda ibyegeranyo tubagezaho, niwo mujyo ngarutsemo. Biragoye kuvuga igisirikare cy'u Rwanda hano muri Afurika, mu karere k'ibiyaga bigari ku isi, ngo ureke kuvugamo izina General James Kabarebe, ariko kandi agakundwa n'urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ni inshuti y'abakunda umupira w'amaguru. Mu gisirikare nabwo afite amateka ahambaye n'ubuhanga budasanzwe, arihariye cyane ku rugamba. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo mu bihugu bibiri bitandukanye, Congo Kinshasa ndetse n'u Rwanda. Byagenze gute ngo bigende gutyo? Tugiye kugaruka ku mateka ye. Nitwa Peter Claver Nizeyimana. Amateka ya General James Kabarebe ni maremare cyane, icyakora nibura iyo utangiye kuyinjiramo mu byerekeranye n'igisirikare ushobora kugenekereza ugahera mu 1990. Yari umusirikare muto urangije amashuri muri Uganda, ari naho yavukiye kubera amateka y'u Rwanda, cyane ko ayo mateka y'u Rwanda yatumye aba mu buzima bw'ubuhunzi. Mu ntambara yo kubohora igihugu, ingabo zahoze ari zarapiye zanahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Harimo uruhare rukomeye rwa General James Kabarebe, wari ugeze ku ipeti rya koroneri, akaba umuntu hafi cyane wa Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba icyo gihe. Inyandiko zigaruka ku buzima bwa General James Kabarebe zivuga ko nyuma yaho yabaye komanda w'umutwe wa High Command w'izo ngabo. Nyuma yaho ingabo zarapiye zibohoye igihugu, James Kabarebe General yaje kuba umugabo w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, Republican Guard. Nyuma yaho ingabo zahoze ari zarapiye zibohoye igihugu zigahagarika jenoside. Nyuma yaho mu mwaka w'1996 zakurikiranye abahungabanyaga umutekano w'u Rwanda bakagaruka mu Rwanda kwica abaturage. Icyo gihe abo ngabo bari barahungiye mu burasirazuba bwa Congo. General James Kabarebe icyo gihe wari ufite ipeti rya koroneri, wari mu basirikare bizewe cyane, niwe wayoboye ingabo zinjiye muri Zaire ya Mobutu Sese Seko. Ariko intambara yafashe indi ntera ubwo ingabo z'u Rwanda zafashaga ingabo za Laurent Desire Kabila gukomeza bagana i Kinshasa. Iyo ntambara ntiyatinze cyane. Mobutu wari urembejwe n'indwara ntiyashoboye guhuza ibikorwa by'intambara no kurinda igihugu cye. Muri Gicurasi 1997 Kinshasa yarafashwe, maze Mobutu Sese Seko arahunga. Kabila afata ubutegetsi afashijwe cyane n'abasirikare bari bayobowe na General James Kabarebe ndetse n'urubyiruko rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ndetse ahita agira General James Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo za Congo zari zimaze gufata ubutegetsi zibwirukanyeho Mobutu Sese Seko. Ntibyatinze ariko ngo havutse ubushyamirane hagati ya Kabila n'ingabo z'u Rwanda, maze mu 1998 avanaho Kabarebe. Ibi byaje kuvamo intangiriro y'intambara ya Congo ya kabiri tuzanagarukaho cyane mu byegeranyo byacu by'uruhererekane. Iyi yabaye inkundura ikazamo n'ibindi bihugu birimo nka Zimbabwe, Angola byafashije kurengera ubutegetsi bwa Kabila, ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa. Mu mbwirwaruhame ze James Kabarebe yagiye agaruka cyane kenshi kuri Operation Kitona yabaye mu 1998. Iyi nayo tuzayigarukaho byimbitse muyimenye. Umunyamateka mu bya gisirikare James Stagekar mu nyandiko yise Kitona Operation Rwanda's Game to Capture Kinshasa and the Misleading of NR yavuze ko uburyo ingabo ziyobowe na Colonel James Kabarebe wari ufite ipeti rya Colonel icyo gihe zafashe ikibuga cy'indege cya Kitona mu burengerazuba bwa Congo Kinshasa ari igikorwa cyari gitunguranye cyane cya gisirikare kandi kidasanzwe, cyakora kigamije gufata Kinshasa vuba na vuba mu guhirika Kabila. Iyi Operation Kitona iranigwa cyane. Uyu munyamateka James avuga ko iki gitero kidasanzwe cyari kujya mu mateka y'intsinzi zikomeye za gisirikare iyo kigera ku ntego zacyo, ariko ntibyashobotse kuko ingabo za Angola na Zimbabwe zinjiye mu ntambara zikarengera Kabila. Kabarebe n'ingabo yari asigaranye bahungira muri Angola, babasha gufata ikindi kibuga cy'indege gito cyane bagihagurukiraho bataha, nk'uko yagiye abigarukaho. Uburyo bafashe iki kibuga cy'indege cyo muri Angola nayo ni amateka ahambaye, ariko kandi ikaba operasiyo ya gisirikare idasanzwe. Nyuma y'intambara ya Congo ya kabiri, General James Kabarebe yazamuwe mu mapeti agera ku rwego rwa General w'inyenyeri enye. Mu mwaka w'2002 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo mu mwaka wa 2010. Umwanya yavuyeho mu mwaka wa 2018. General James Kabarebe kenshi ajya mu matorero n'amakoraniro y'urubyiruko baganiriza cyane ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. General James Kabarebe akundirwa cyane imbwirwaruhame ze.
uburyo ziba zirimo amateka yigisha ariko kandi aremamo icyizere urubyiruko. Izi mbwirwaruhame za Gen. James Kabarebe tugiye no kuzigarukaho byimbitse cyane tuzirebere hamwe. Mu nshingano zose yagiye ahabwa harimo imbwirwaruhame yakoze zakunze kugarukwaho, yaba ubutumwa yageneraga abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ubutumwa ku rubyiruko, cyangwa igihe yavugaga amateka ngo buri wese akuremo inyigisho ashaka. Iya mbere yavuze, FDLR iteye ntiyamara iminota 5 mu gihugu. Ubwo yari akiri minisitiri w'ingabo tariki ya 11 Ukuboza 2017, General James Kabarebe yavuze ko abarwanyi ba FDLR babarizwa mu mashyamba ya Kongo baramutse bateye u Rwanda batamara iminota 5 ku butaka bwarwo. Ni nyuma y'uko tariki ya 4 Ukuboza 2012 Kabarebe na bagenzi be barimo wari minisitiri w'imari n'igenamigambi ndetse n'ububanyi n'amahanga bagezaga ku nteko ishinga amategeko ikibazo cy'umutekano mu karere ndetse no guhagarikirwa inkunga. Yavuze ko FDLR idashobora gutera u Rwanda ndetse ko nta n'isaha yamara. Yagize ati, ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha, ibyo nabibasezeranyije rwose, uko yazi ingana kose, wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka, amanywa nijoro, wenda hari abashaka aho baca bakinjira baba 300 baba 1000, ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda, ni ibintu bidashoboka. Ubwo yagezaga ikiganiro ku ntore z'inkomezamihigo zari mu itorero urunana rw'urungano mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo 2017, yagize ati, mu nteko twavuze ko FDLR itamara isaha n'imwe mu Rwanda, ubu byabaye iminota 5, ntabwo bikiri isaha imwe. Yakomeje agira ati, ubwa nyuma FDLR itsindwa 2 muri Gicurasi, uruhare runini FDLR yatsinzwe n'abaturage bo mu majyaruguru za Rubavu, Nyabihu, Ngororero, Musanze na Gakenke, kubera ko ababyeyi nibo bafataga abana babo kenshi bakababeshya ngo nimuze mu rugo tubaha ibiryo. Umubyeyi yaha umwana w'umucengezi ibiryo, umwana yaba arimo kurya, umubyeyi akamwaka imbunda, akamufata akamuzirika, agahamagara ingabo ati bari hano. Nuko intambara y'Icengezi yarangiye. Indi mbwirwaruhame ya kabiri Gen. James Kabarebe yavuze harimo ko Kayumba Nyamwasa ari igisambo n'umuhemu. Mu kiganiro Gen. James Kabarebe yahaye urubyiruko rurenga 200 rubarizwa mu muryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ARG mu mwaka wa 2016, ubwo yarakiri minisitiri w'ingabo, yagarutse ku buryo abacamanza 2 b'Abafaransa baherukaga gutangaza isubukurwa ry'iperereza ku ihanurwa ry'indege Habyarimana, bikurikirwa n'ubuhamya bwa Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu ashinja abayobozi b'u Rwanda uruhare muri icyo gikorwa. Yababwiye ko ipfundo ry'ubucuti bwa Kayumba n'Abafaransa nta kindi kibwishe inyuma uretse ubusambo no gushaka guharabika ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo babone uko bakora Jenoside. Yagize ati, bariya bagiye muri Afurika y'Epfo bagashaka ibisambo nka ba Kayumba bakabagira inama, sinzi ibyo babasezeranyije niba ari amafaranga, kuko nawe yabonye ko intambara ze ntaho ziva nta naho zigana. Noneho bishyire kuri perezida ya dosiye yo kuvuga ngo abantu 40 barashe indege Habyarimana. Oya, vuga ko ari perezida Kabarebe na Kayunga 3, nibyo byari bushoboke, kuko uwo dushaka ni perezida. Bagomba kuba baramuhaye amafaranga menshi, ariko icyo bashaka ni uguharabika ubutegetsi buriho, bagamije guca intege uburyo abaturage bayobowe. Niba ushaka perezida urashaka igihugu, niba ubigezeho ni Jenoside irabaye. Indi mbwirwaruhame twagarukaho naho yagize ati, mwitegure kugira ibibazo. Yabwiraga Joseph Kabila, urugamba rwo kubohora Kongo rwanahiritse ubutegetsi bwa Mobutu rwatangiye binyuze mu guhuriza hamwe abarwanyaga Mobutu no kubongerera imbaraga, barimo Deogratias Bugera wayoboraga AIDP, Alliance Democratique du Peuple, bashinga iyitwa Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Icyo gihe ari Colonel James Kabarebe, ubu ni General w'inyenyeri enye, niwe wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri iyo Alliance. Kabarebe ariho kuvuga uburyo nubwo abaturage bari bishimiye impinduka zirimo kuba mu gihugu cyabo, yaburiye Laurent Désiré Kabila ko nibadakorera abaturage nabo bazabatera umugongo.
ati bari bishimye cyane impinduka zari zirimo kuba, ariko kuri Kabila by'umwihariko cyari uguhindura uko ibintu byari bimeze icyo gihe cyose. Baririmba rero ngo harakabaho ukwibohora, ariko ndibuka ko icyo gihe nabwiye umuhungu we Joseph Kabila nti ntimuhumwe amaso n'izi ndirimbo, aba baturage uyu munsi bararirimba ukwibohora, ejo cyangwa undi munsi nibo bashobora kujya mu mihanda bigaragambya kubera mwe. Iby'ingenzi n'ibyo muzabaha. Aba bantu batsikamiwe imyaka myinshi bafite icyizere ko umunsi umwe tuzabazanira ikintu gishya. Rero utagize icyiza ubakorera nimwitegure kugira ibibazo. Ubwo ibintu byari bikomeye mu mbuto yahise ava mu gihugu, Laurent Desire Kabila akomeza gusatira umurwa mukuru Kinshasa. Kabarebe ati nahamagaye Kabila kuri telefone y'icyogajuru ndamubwira nti Kinshasa twayifashe. Ati nibyo, ibyishimo biramurenga, araseka arishima cyane. Ndamubwira nti ubu ibintu byose biri ku murongo, ushobora kuza. Akomeza kumbaza niba ndimo kuvugisha ukuri. Yari mu nzu ye i Lubumbashi ari kumwe na Lieutenant Colonel Murokore. Murokore yatatse asaba ubufasha kubera ko Kabila yari amutuye hasi. Ibaze Kabila na Lieutenant Colonel Murokore barimo kwiberangura hasi n'ibiro bya Kabila. Yari atangiye kubura umwuka. Kabila yari arimo asakuza ati ubu mbonye ubutegetsi, ndi perezida wa Kongo, ndi byose. Indi mbwirwaruhame ya kane tugarukaho ati uko Ntawunguka yambwiye ko azagaruka mu Rwanda nta mututsi ukiri rurimo. Mu Kwakira 2016 mu kiganiro yahaye urubyiruko rugera kuri 200 rubarizwa mu muryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, General James Kabarebe yagarutse kuri General Ntawunguka uzwi nka Omega wamubwiye ko azagaruka mu Rwanda nta mututsi ukiri urimo. Nyuma y'uko ingabo za FARDC zishe umuyobozi wa FDL Foka General Sylvestre Mudacumura, uyu mutwe washyizeho General Major Pacifique Ntawunguka ngo awuyobore. General Kabarebe ati nge ubwanjye naramwihamagariye nti Pacifique ko wize, uri umupilote wagiye mu Bufaransa, ntabwo urinjije. Oya, ayo mashyamba ya Kongo urimo imyaka 20 n'ingahe ntugeraho ugashishoza ibyo urimo, n'intambara yarananiranye ntabwo uzayitsinda, ntugeraho ukibwira. Icyo tugusaba kandi turabizi ko nta nubwo wakoze jenoside kuko iba wari uri mu Bufaransa, waragiye mu mahugurwa y'indege. Urarwanira iki ko udatinya urubanza? Aranyumva ati General, reka nkubwire ikintu kimwe, ngiye kugaruka mu Rwanda, nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu numwe uri muri icyo gihugu. Ati niba hari ikindi washaka kongeraho kumbwira iki kiganiro tukirekera ahangaha. Mva kuri Ntawunguka kuva icyo gihe sinongeye kuvugana nawe. General Kabarebe avuga ko yamubwiye ko se yamwise nabi. Ati Ntawunguka kuko amaze imyaka myinshi mu ntambara aba mu mashyamba ariko akaba adateze kuyitsinda cyangwa se ngo agire indi yunguka. Ati imyaka 20 umaze mu mashyamba ya Kongo utagira huba, unyagirwa buri munsi, mayimayi zikwirukansa, FARDC kwirukansa, natwe tukaza tukakwirukansa, ugahera muri ibyo. Umupilote warize amashuri imyaka 20 muri ibyo bishyamba, ntacyo wungutse nk'izina ryawe, nta nicyo uzunguka. Uzagwa muri ayo mashyamba, ahubwo ibyago ufite nta mututsi uzongera kubona, n'uwo kwica ntawe uzabona kuko ntuzava muri ayo mashyamba. Indi mbwirwaruhame tugiye kugarukaho ni umwarimu wamwigishije kuririmba yishwe n'inkuba. Muri Mutarama 2022 nibwo General Kabarebe yagejeje ikiganiro ku barimu bo mu mashuri yisumbuye bigisha amateka bari mu itorero mu karere ka Nyanza. Yavuze amateka ye akiri ku ntebe y'ishuri, aho umwarimu umwe yamukundishije ururimi rw'icyongereza, undi akamwangisha kuririmba burundu. Icyo gihe yabihuzaga nuko abarimu bakwiye iteka kuba abayobozi babo bigisha, bityo bagakora ibyiza kugira ngo bifatireho urugero. Yasobanuye ko byamubayeho ari muri Uganda, aho bari barahungiye yiga mu ishuri ribanza. Icyo gihe ngo bari barimo kuririmba muri kiliziya, baririmbishwa n'umwarimukazi wangaga Abanyarwanda. Ati turaririmba ndi ku murongo w'imbere, arankubita arambwira ngo ntashaka no kubona nasamura umunwa, ngo ntashaka no kumbona imbere ye ngo ngende njye ku murongo w'inyuma. Iyo ndirimbo twaririmbaga uwo munsi niyo ndirimbo naririmbye bwa nyuma kugeza uyu munsi sindongera. Yakomeje abasangiza ibyabaye uwo munsi kuko inkuba yaje gukubita uwo mwarimu agapfa kuko imvura yagwaga cyane. Nagiye ku murongo w'inyuma, imvura iragwa, irakomeza iragwa, inkuba irakubita terura wa mwarimu kazi n'umurongo wa mbere.
uwa kabiri n'uwa gatatu, hasigara imirongo itatu ya nyuma. Mwarimu imucisha mu idirishya agwa hanze ari umurambo, n'abana 16 bari imbere barapfa, dusigara turi imirongo y'inyuma mponoka muri abo ngabo. Indi mbwirwaruhame twagarutseho naho yavuze ko yarwanye n'intare mu rugendo ruganisha ku rugamba rwo kwibohora ingoma yavanguraga abanyarwanda. General James Kabarebe yavuze ko abanyarwanda bahuye n'ibigeragezo byinshi, akaba ari naho yageze ubwo arwana n'intare. Muri Nyakanga 2013, General James Kabarebe yavuze ko mu mwaka w'1942 ubwo yari impunzi muri Uganda, umunsi umwe yagiye ku ishuri anyura ku ngabo za Milton Obote zirimo gukina amakarita, imbunda zirambitse ku ruhande rwabo, zimukubita amaso aho yari ari ku muhanda hafi yabo, ngo bateruye imbunda aravuga ati kariya ni akanyarwanda. Batangira kumwigiraho kurasa amasasu, amwe akagwa iruhande rwe, andi akagwa ahavanye ibirenge kugeza arenze. Uyu munsi ngo niwe watumye ibitekerezo bya General James Kabarebe bihinduka, yishyiramo ko agomba kuba umusirikare. Ubwo abanyarwanda bari impunzi muri Uganda barafashe umwanzuro wo gutaha mu Rwanda mbere y'itangira ry'urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990, batashye mu Rwanda binjirira mu Mutara n'inka zabo bakambika hafi y'ikiraro cya Kazaza. Saa sita z'ijoro ngo batewe n'intare yari iturutse Nyarupfubire. Kabarebe atangira kurwana nayo we n'abandi basore 12 bari kumwe, ahereye ku byo abantu bavugaga ko umuntu urwana n'intare atajya asubira inyuma. Kabarebe ngo yafashe inkoni atangira kurwana nayo afatanyije na bagenzi be, kugera saa 11 za mu gitondo intare iragenda. Izi ni zimwe mu mbwirwaruhame twagarutseho za General James Kabarebe zakunzwe cyane. Twagarutse kandi ku mateka ye mu gisirikare ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi yabayemo kugeza ubwo yanditse amateka akomeye uyu munsi abanyeshuri biga mu ishuri. Ndabashimiye cyane mwese twabanye, tuzakomeza kubagezaho ibyegeranyo byiza nk'ibi.